Ndakwinginze ntumfate nk'uwataye umuco, ahubwo narwanye n'umutima rubura gica, ncika intege ariko bibi by'ubusa, gucogora biranga ndenga ku muco. Nk'umuvugo wawe wa mbere uri ukiwushyira kuri YouTube nka comment wakiraga zabaga zimeze zite? Barambwiraga nkumbiga ngo ijwi ryiza, njwe nabyumva nkumva noneho ibiro bitanu bese biza. Hari umukobwa witwa Dina, nkunda ibintu akora cyane, Murekatete akaza ari akarusho. Mana yanjye ba Saranda nawe tabyemera, ariko Rumaga we nyine ni Rumaga. Rumaga akora ibintu. Umugabo wa Nyirarumaga. Umugabo wa Nyirarumaga. Ubundi Nyirarumaga yasize umuntu, n'umuhungu wahari sinzi. Ubuvivi n'ubuvivure bwa Nyirarumaga. Abanyarwanda bitege Nyirarumaga mushya. Nyirarumaga rwose. Ariko hari Rumaga, oya ntago ndi Nyirarumaga. Ubwo byahita biba. Ubwo Nyirarumaga biba bishatse kuvuga ngo uri umugore wa Rumaga. Oya. Nari ndusenye se. Oya ntago ndi Nyirarumaga, Rumaga atazumva nitwa gutyo. Akavuga ati time to show up. Ndakwinginze ntumfate nk'uwataye umuco, ahubwo narwanye n'umutima rubura gica, ncika intege ariko bibi by'ubusa, gucogora biranga ndenga ku muco. Nitwa umubwiriza Rusi, umubwiriza wa Rubagumya wa Nzabona Imana wa Ngirumpatse wa Gihamire wa Myumvire Rudori rwa Byuma bya Gasinga. Nka umwari utamwaye, umutoni mu batoni, umwari w'u Rwanda, ishema ry'umuryango. Murakoze. Kabuvuze n'ibisekuruza. Ubwo bivuze nk'ibisekuruza bingahe? Ni 10. Abandi iyo bajya gusezerana hari ukuntu basaba 7 bikabura. None wowe 10 hari. Ubwo wabibwiye niki? Ni papa wanjye wabimbwiye. Utaraganiriye na se? Amenye icyo sekuru yasize avuze. Nibyo rero Rusi umusizi. Yego. Tubwira urugendo rwawe nk'ubusizi rwatangiye rute? Yego, urugendo rwanjye rw'ubusizi cyangwa se kwiyumvamo icyo kintu byatangiye ndi umwana muto niga nko mu wa 3 primaire, ngenda nzamuka ku buryo najyaga nitabira amarushanwa amwe namwe ku ishuri, cyangwa se haba nk'ikintu cy'ikirori runaka ugasanga mfashe umwanya nyine nkuza umuvugo mugufi wo kuba na performinga muri icyo kirori. Hanyuma birakomeza niga siniya mu wa 4 segonderi, ndibuka ko nagiye no mu marushanwa yo kurwanya ibintu by'ibiyobyabwenge yaberaga mu mujyi wa Kigali. Hanyuma nza ndi wa 4 mu karere ka Gasabo, ntibyakunda ko nkomeza ariko nyine numvaga ko bindimo kandi mbikunze. Rero ibi ni ibintu niyumvisemo kuva kera, cyane ko no mu muryango haba harimo ibintu by'impano bigenda bibyigana bigatuma natwe abana bitugeraho. Yego. Uvuze ati mu miryango ni nabyo n'undi abantu abasizi, abahanzi, abakinnyi b'umupira usanga hari tarazibaho hari aho bazikura. Nawe uravuze ati mu muryango bibyigana mu muryango hari abandi basizi? Mu muryango ntago hari abasizi cyane, ariko hari abavugira inka, hari abaririmbyi, hari abakinnyi b'amakinamico n'amateatre cyangwa se filme. Bivuze ngo harimo nyine nyinshi kandi zifite ahantu ziba zahurira n'ibi ngibi ndi gukora. Nawe uravuga uti nanjye reka ninjye mu bijyanye no guhanga imivugo. Yego. Nibyo turavuze Rusi nyine nk'umusizi, wivuze uvuga ibisekuruza ariko Rusi n'ubundi mu buzima busanzwe bahe. Yego, murakoze. Iwacu ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Yego, naho ngaho nkomoka niho ababyeyi banjye baba nanjye ubwanjye. Naho ngaho. Uravuga ruti niga mu mwaka wa 4 ntangira n'amarushanwa. Ubu ngubu rero twavuga ko ubu buhanzi bwawe bw'imivugo ubugeze ku ruhe rwego. Se hari ibihangano wamaze gukora abantu babona nyine hanze bimeze bite?
ubuhanzi bwanjye ibihangano byanjye bimaze kugira aho bigera, ntabwo bikiri bya bindi byo gukora mu kigo cy'amashuri cyangwa se mu marushanwa gusa abantu bashobora kubireba ari abo ngabo gusa, ahubwo nagerageje no kubikora. Nagerageje kubikora, nashyize ibihangano muri studio, nakoze video, mfite umuvugo umwe wasohotse ufite amashusho n'amajwi, bivuze ngo nyine ndimo ndakora, ndashaka ukuntu byatera imbere bye kuguma aho byari biri. Yego. Uwo muvugo wagiye hanze umeze ute, witwa gute? Hari igihe abantu baba bashaka no guhita bamenya iby'uwo muvugo. Yego, umuvugo nashyize hanze witwa Rukundo. Ni umuvugo nahimbye bitewe nuko hari ibintu mba mbona nyine hanze ahangaha byugarije abantu. Hanyuma rero ndavuga nti reka nkore kuri Rukundo nyine ndukoreho. Cyangwa byandi byugarije abo bantu? Ari ibintu biba byugarije abantu mu Rwanda cyangwa se no ku isi hose, kuko nta hantu urukundo rutaba. Bityo rero byatumye ndukoraho. Hari umuntu ushobora kumva nyine rukundo akavuga ati nta natubongeho twumve nyine urwo rukundo yavugaga, wagira akantu nyine ukubitaho ka rukundo tukumva? Yego, nabikora. Okay. Rukundo kuki wanga ukansanga, rukundo kuki untera gukora amahano, rukundo kuki umbabariza umutima, rukundo wandekuye nkagenda, rukundo rega singa ukwiye, rukundo ndakwisha ariko bikanga, rukundo mpa agahenge rwose nduhuke, rukundo mpa amahoro ndabigusabye. Murakoze. Rukundo rega singa ukwiye, rukundo ndakwisha ariko bikanga, rukundo mpa amahoro ndabigusabye, rukundo mpa agahenge rwose nduhuke, rukundo ndakwinginze w'intenguha rwose. Rukundo nawe uranzonga cyane, rukundo utikunduye kandi atabizi, rukundo utibura amahoro mu mutima wawe, rukundo utimwandikire ndetse unamuhamagare, rukundo utijya kumureba byihuse cyane. Kubera iki urukundo cyane, rukundo mpa amahoro? Hari urwakubujije amahoro? Ubundi muri no muvugo uwumvise wose wakumva nyine ko ngo nari nabuze amahoro, ariko ni ibya gihanzi, ntago ni ugutanga ubutumwa, ni message umuntu aba ashaka gutambutsa. Gusa ariko nishyize mu mwanya w'umuntu uri muri icyo gihe, nyine biba byamubujije amahoro. Mu rukundo ruba ari rwa rundi rwo gukunda umuntu atabizi, kindura umukobwa, umwana w'umukobwa mu Rwanda twebwe ntago twemerewe ngo kuba twabwira abantu b'abahungu ko tubakunda. Bivuze ngo rero nyine ndishyize mu mwanya w'umukobwa ushobora gutekereza kubwira umuhungu ko amukunda, hanyuma ntabikore bitewe nuko nyine mu muco wa Kinyarwanda bitemewe, hanyuma akaba yabwira urukundo cyangwa se akijujuta cyangwa se akibaza impamvu ibyo bintu biri kumubaho, nyamara nyine biba bigomba kubaho. Niyo mpamvu nabivuze, kuko ku musozo w'uno muvugo haraho navuze ngo aho kunigwa n'ijambo nanigwa n'ubundi bwiye. Ni imvugo yo mu Kinyarwanda abantu tumenyereye, bivuze ngo nyine biba byakurenze. Ahanini ni icyo kintu cyatumye nkora uwo muvugo. Hari igihe abahanzi nyine ahanga ikintu bitewe na story umuntu yamubwiye, hari igihe ashobora guhanga ikintu bitewe nawe n'ibyo asanzwe azi, hari igihe ashobora guhanga ikintu bitewe n'ibyamubayeho. Muri ibyo bitatu uyu muvugo wa Rukundo ushamikiye? Uwo muvugo wa Rukundo uri kuri ibyo bibiri. Icya mbere ndabizi ko bibaho. Icya kabiri ni umuntu nyine wambwiye story ko yamubayeho. Ni true story ariko ku wundi muntu. Wese ntago ubundi urakunda nk'umuntu nyine atari ibyo uyu muvugo, ako nyine ukamukunda ukumva n'ubundi nawe ukavuta Rukundo kubera iki uri kunzaho ntabibone nawe ngo abari uba utera intambwe ya mbere? Bega ikibazo gusa, ariko gukunda no gukundwa se kari ibintu bisanzwe bihoraho, nta hantu umuntu aba yabicikira. Nege yaba ari story yabaye kera, ariko ugahita ubona n'indi y'undi muntu noneho zaba nyinshi, noneho ukabati n'umuvugo. Ni ukubyumva ahandi nta nihuriye nanjye rwose. Nibyo rero wavuze uti uyu muvugo niwo nyine wa mbere
uri muri studio wagiye hanze twavuga ko ni wowe n'ubundi muvugo ufite kugeza ubu gusa cyangwa hari n'indi iri mu nzira zo kuba yatugeraho? Yego mfite n'indi myinshi iri muri studio iri gukorerwa amajwi kandi izasohoka nyine n'amashusho yayo, bivuze ngo ntabwo ari kera, irahari rwose, irahari. Ibihangano babyitege cyane, birahari. Twazanye ikintu bita ubudasa koko. Reka ariko abasizi njya numva nyine babamo ibyiciro, hari abahimba imivugo, hari abahimba ibisigo, banza hari n'ibyitwa ibisingizo, hari abavuga amazina y'inka. Wowe twavuga ko ubwo icyiciro urimo ni cy'abahimba iki? Ni abahimba imivugo, imivugo isanzwe, ntabwo nkora ibisigo. Yego, nkora imivugo. Ubu ngubu twabonye Rukundo, ubwo twitege na Rwango na kinaki ubwo twitege iki mu yindi mivugo? Mwitege na Hazabona, mwitege na Ndamukunda, ntume nteshuka, ibintu byinshi birahari, imivugo myinshi irahari. Icyo nabwira abantu ahubwo banyitege koko. Ibivugo birahari cyane. Wabuze uti kuva mu wa kane, ubu sinzi ngo ndageranya menye ngo wiga mu wa kane n'ubu ngubu, ariko hashobora kuba haciyemo igihe. Twavuga ko nyine kuki wari waratinze kujya ku isoko nawe ngo tubone umusizi hano? Nahoze mbivuga kare, inkono ihira igihe. Inkono ihira igihe, kandi buriya nyine iyihuse yabyaye ibihumye. Ikindi mu Giswahili baravuga ngo pole pole ndio mwendo, bivuze ngo rero kuba ntari natangira gukora nyine ni igihe kitari cyakageze. Hari n'abavuga ngo cherewa utamukuta mtoto si wako. Hari n'abavuga ngo haraka haina baraka. Urumva rero umva ko bira contradiza. Wasanga rero iyo cherewa nabwo ugiye gusanga abandi bakobwa baragusize kuri risoko. Oya, icyo nzi cyo buriya buri muntu aba afite icyo yagenewe. Byanze bikunze iyo igihe cyawe cyageze, ibintu birakundwa, ibintu bigera ahantu bigera, ikindi kandi bigafasha societe muri rusange, kuko nicyo umuntu aba ari gukorera. Yego, abaye ari kwikorera wenyine yakabaye abyivugana. Bivuze ngo rero igihe cyageze, byanze bikunze Hazabona. Nibyo rero abakobwa mu busizi batangiye kugenda babamo benshi, ariko ntabwo bari benshi mbere, sinzi cyabiteraga. Urabona ko mutangiye kugenda muba benshi. Ese ko mwatinyutse, nuko hariho leta ishishikariza umugore nawe kujya mu bintu runaka, kubera iki mutangiye kugenda mwinjira mu bintu by'ubusizi? Murakoze. Ntabwo abakobwa cyangwa se abantu b'abadamu aribwo bakibyinjiramo, kuko umuntu bita Nyirarumaga yari umusizi ukomeye cyane mu Rwanda rwo hambere. Yari umuntu utangaje biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo uriya niwe rugero rwacu rwiza tugomba no kureberaho. Kuba rero Nyirarumaga yari ahari, igihe kikagera akagenda, n'abandi bakagenda baza bamukurikira bikarangira, bivuze ngo natwe abasigaye twabishobora. Ntabwo kwari ukwitinya cyangwa kuba tutari duhari, ahubwo nyine n'icyagiye kiba kitaragera. Mugiye gutera ikirenge mu cya Nyirarumaga? Ni ukuri, kuko na mbere yuko bavuga ngo iby'uburinganire, ngo umugore ngiki, mbere yaho Nyirarumaga yari ahari kandi yarakoraga. Ubu rwose Nyirarumaga, mbese urumwuzukuru wa Nyirarumaga? Ni umwuzukuruza. Ni umwuzukuruza. Ubuvivi n'ubuvimvure bwa Nyirarumaga. Abanyarwanda bitege Nyirarumaga mushya. Nyirarumaga rwose. Ariko hari Rumaga, oya ntago ndi Nyirarumaga. Ubwo byahita biba. Ubwo Nyirarumaga biba bishatse kuvuga ngo uri umugore wa Rumaga. Oya. Nari ndusenye se. Oya ntago ndi Nyirarumaga. Rumaga atazumva nitwa gutyo, akavuga ati cyangwa hari nawe n'undi wakumva witwa Nyirarumaga yakumva Nyirarumaga akavuga ati none se abantu nta kuntu. Byumvikana ko urumva ko harimo ukuntu. Nibyo rero twavuga ko nko muri ubu busizi bwawe, muri ubu buhanzi bwawe, ni bande bagushyigikiyemo? Yego, abantu banshyigikiye nabashimira cyane, by'umwihariko
umuproducer witwa Nexus akorera muri Good Kind Record hari i Nyamirambo. Ni ukuri ndamushimira cyane niwe umfasha mu buryo bw'amajwi, afatanyije n'umuntu bita Karasanyo nawe ni umuhanzi uririmba indirimbo za Kinyarwanda. Hanyuma undi muntu nshimira cyane by'umwihariko urimo kumfasha mu buryo butangaje ni umuntu bita Elman Platformer, ni umukameramani wankoreye ari amashusho, niwe uri kumfasha mu bikorwa byose bifatika cyangwa se bigaragara ndimo. Ni ukuri ndamushimiye ahari ye nabo ngabo. Abandi nabanshyigikira mu buryo bwo kureba video yanjye bagakora subscribe, bagakanda like, share, comment, bambwira courage ibi ntago byagenze neza, nkavuga nti bizakosoka ubutaha. Nyine akambere kararyoha ariko akakabiri kakarushaho. Muri make nyine abantu bose bafite itafari bashyize ku busizi bwanjye cyangwa ku bihangano byanjye ni ukuri ndabashimiye. Ariko twitega undi muvugo nka ryari? Vuba cyane mu byumweru nka 2. Ubwo harajya witwa ngo iki cyangwa biracyari mu ruhisho? Izina rirahari ryitwa Hazabona. Hazabona. So ntiwatubonesherezaho gatora? Uwo muvugo witwa Hazabona uravuga ngo hari agace kaba karimo kavuga ngo singiye rwose urandenganya, singiye ubusanzwe sibyo nagenewe, singiye bikwiye nanjye ndabizi, ni ukuri singiye n'amatage agira nabi. Genda amatage yo gatabwawe, genda aho kabura butwarawe, warantengushye ntari mbikwiye, warambabaje ntari mbikwiye. Hari akandi gace karimo kavuga ngo ntera ijisho ndeba hino, ntera irindi ndeba hirya, abamwenya ni benshi nanjye ndabibona, nanjye ntihenga mbegere mere nkabo, bati hoshi genda nturi umwe natwe, ikindi kandi ujye umenya ukomoka. Murakoze. Hazabona. 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 Nibyo rero ni umuvugo wa mbere wamaze kugera kuri YouTube, wamaze kugera ku banyarwanda, abanyamahanga n'abandi bose bashobora kureba. Utangiranye amajwi amashusho ku muvugo wa mbere. Yego. Tujya tubona ubundi nk'umuntu yarakoze igihangano nk'uko agashyira kuri YouTube yego ariko ari amajwi. Wowe umuvugo wa mbere amajwi n'amashusho, kubera iki wowe washatse no gushyira imbaraga no mu mashusho? Buriya biba byiza iyo ukora ikintu abantu babona uburyo cyubikoramo. Nk'ubu niyo ndi kuvuga urukundo, abantu babyumva gusa, yego barabyumva pe babi nta gaciro, ariko biraba byiza ninerekana nayo marangamutima n'uko kuntu ndi kwiyumva muri ako kanya ndi kubivuga, biba byiza kurushaho, bituma abantu babyumva. Ikindi kandi iyo uvuga ukora ibintu by'ibimenyetso, umuntu abasha gusobanukirwa cyane kuruta, cyangwa se akumva cyane kuruta uko yari kumva amagambo agenda gusa. Bivuze ngo kuba nakora amajwi n'amashusho nyine mba numva ari ikintu gishobora gutuma ibyo nkora bikundwa kandi bikanumvwa cyane, bikarebwa bityo, kuko no mu mashusho hari story ushyiramo cyangwa amaseni ushyiramo agatuma umuvugo uryoha, ukumvikanisha meaning yawo mu buryo nyine bwimbitse. Yego, ko sinzavuga ngo urukundo rurambabaza batari kubona uburyo kinababayemo, wenda batari kunshota iyo migeri cyangwa se batari kumbwira ati oshigenda ntago tugushaka bigaragara. Yego. Ubwo n'indi mivugo uzajya usohora nuko bizaba bimeze? N'indi mivugo rwose nuko uzajya nkora amashusho rwose, uko niko kuri. Twumva nk'ibintu by'ibihangano nk'uko bya mu mashusho hari igihe biba binahenze, mu ndirimbo turabyumva, ese mu mivugo naho niko bimeze? Birahenze kandi ikindi akeza karigura. Bivuze ngo rero niba ushaka gukora ikintu cyiza uba ugomba no guhendwa. Ntabwo biba byoroshye, ariko aho kugira utanga ikintu nyine kidafite karite, wagenda gahoro hanyuma nyine ukazira rimwe. Bivuze ngo twagutinda bifite impamvu kugira ngo zire rimwe. Gutinda byari igihe kitaragera. Byo byari igihe kitaragera. Ariko naho zira urashaka kuzira rimwe. Ngomba kuza, nta bintu byo gusubira inyuma. Imana ninshyigikira n'abantu bakabikunda, ndabizi neza bizagenda neza. Hari igihe mu buhanzi usanga
ntago habura nyine abaguca intege, ntago habura baguha courage. Nk'umuvugo wawe wa mbere uri ukiwushyira kuri YouTube, nka comment wakiraga zabaga zimeze zite? Barambwiraga nkumbiga ngo ijwi ryiza nshwe nabyumva nkumva noneho ibiro 5 wese mwiza cyangwa bati umuntu wagukoreye agukoreye video arabishoboye mana nyine. Ubundi bakambwira bati rero hari utuntu turimo tutameze neza, nkababwira nti ni ukuri ibya kabiri bizaza bikosotse. Ni ukuvuga ngo kubona abantu bagufasha kugira ibitekerezo birusize ibyo warusanganywe ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Abantu bateye comment narabakunze cyane cyane rwose. Baramfashije mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Uyu muvugo uri kuri YouTube channel yawe cyangwa ni yakazi? Yego ni YouTube channel yanjye. Yitwa gute? Yitwa Lucy cyangwa Ruth TV Rwanda. Nukuvuga ngo Lucy bayandika bayandika RUTH TV Rwanda. Ubwo YouTube uzajya ushyiraho imivugo yawe gusa cyangwa hari n'ibindi bihangano uzajya ushyiraho? Ibyo ngibyo birakigwaho ibyo ngibyo birakigwaho, ariko ikiriho nyine ni umuvugo wanjye. Bivuze ngo n'ibindi biramutse bije yaba ari amena, kuko n'ubundi ni iterambere mu rindi. Hari igihe buriya umuntu industry yajemo hari abandi aba yayisanzemo ntibyabura. We muri iyi industry y'imivugo ku cyiciro cy'abakobwa ni nkandi ubona ukwinspira, ese ashobora no kuba nta mukobwa uhari akaba ari abahungu, muri rusange ninde ukwinspira muri iyi industry y'imivugo n'ibisigo? Ese kari benshira ubundi abasizi bose ndabakunda kuko ibintu bakora nyine ni ibintu bitangaje, ndabakunda bose. Hari umukobwa witwa Dina nkunda ibintu akora cyane. Murekatete akaza ari akarusho. Mana yanjye Saranda nawe ndabyemera, ariko Rumaga we nyine ni Rumaga. Rumaga akora ibintu. Umugabo wa Nyirarumaga. Umugabo wa Nyirarumaga. Ubundi Nyirarumaga yasize n'umuhungu wahari sinzi. Nyine urumva ibintu bakora bituma nyine natwe bari inyuma yabo tugira isomo tubakuraho rikomeye. Bivuze ngo barahari kandi benshi kandi bakora neza cyane. Bituma nyine natwe dukunda ibintu bakora, tukumva natwe twikora bifite agaciro. Hari igihe umuntu yumvise abakobwa bari mu busizi hari uburyo yumva bagomba kuba bitwara. N'abanyarwandakazi bagomba kwambara utuntu nk'utwo. Urumva? Wowe ibyo bintu bitekerezaho iki? Nibyo nyine agahugu katagira umuco karacika, niko bavuga. Ariko kuba wakwambara ukuntu gutandukanye n'uko umuntu wundi atekereza, njyewe mbona nta kibazo kibirimo. Mbona nta kibazo kibirimo. Icy'ingenzi ni uko ibyo ukora ubikunze kandi ubikora neza. N'ibintu by'imyambarire buriya nta n'ahantu biba bihuriye n'umuntu wa nyawe nyine wowe wa nyawe, nta hantu bihuriye n'imyambarire wambara. Bivuze ngo kuba wambaye ntago bisobanuye kuri iki cyangwa uri iki. Ushobora no kwambara iyo mishanana mu muco wa Kinyarwanda twambara kandi ndi umumansuzi, birashoboka. Bivuze ngo rero kuba wambaye nta hantu bihuriye no kuba ufite icyo uri gukora cyangwa icyo uvuze cyangwa iki. Gusa biba byiza nanone nyine iyo ubahirije umuco ijana kurindi. Bijyanye n'ibyo burimo. Ariko n'abababona mwahimbye imivugo ntibabajajinga bijyanye n'uko mwambaye ngo bavuge ko mwatandukiriye n'ibyo mukora. Oya ntago bashobora kujajinga. Wenda umuntu ashobora kujajinga bitewe n'imyumvire yiwe, kuko abantu ntago dutekereza kimwe. Ikindi ntago abantu twumva ibintu kimwe. Bivuze ngo rero umwe mu ruhande rw'abyumva ukuntu, undi mu rundi ruhande akabyumva uko nguko. Gusa biba byiza nyine iyo ukoze ikintu kikagendana n'uko umuco kivuga. Hari ubutumwa utanzemo ubwo buri wese azafata ibye. Buri wese azafata ibye kubera ko kujajinga ntago aba ari byiza. None ubu ngubu waratangiye twavuga ko intumbero yawe ari yihe muri uyu mwuga wo niba ari umwuga ni w'ubusizi, intumbero ubu ni intumbero ni ugutanga ubutumwa muri sosiyete. Umuhanzi niba ashobora kuririmba indirimbo
ivuga ku kwikura mu bukene, koko abantu bakabyumva bagaharanira guhanga imirimo, bagaharanira gukora kugira ngo biteze imbere. N'umusizi yabishobora, yabikora. No kuvanga intumbero yanjye no kugira ngo nanjye ibindimo ibitekerezo nkura hirya no hino bigira abandi bigirira akamaro barenze twebwe turi aho ngaho. Yego, niyo ntumbero yanjye ubundi, kugira ngo ibyo mvuga ibyo nkora abantu bibashe kubagirira umumaro. Ubundi dukorera sosiyete nyine muri rusange, umuryango nyarwanda. Nyuma yo gukora sosiyete hari no kwiteza imbere, umuntu agatungwa n'ubuhanzi. Twavuga ko mu bantu muhanga imivugo namwe ari ikintu cyabatunga. Imivugo nkora cyane cyane ku bintu bijyanye no kuba yagira ikintu yinjiriza. Nk'ubu ngubu njya nkora imivugo yo mu birori bitandukanye, haba mu bukwe, haba mu masabukuru y'abantu bavutse, haba mu babebe bavutse batoya. Ibyo ngibyo nabikora bikabasha kunyinjiriza. Tuvuze nko mu bukwe cyane cyane, umuntu ashobora kuza akaririmbira umugeni cyangwa se akamuvugira ibivugo, akamubwirira umubyeyi amushimira, cyangwa se akamubwirira umugabo cyangwa umugore. Bivuze ngo ibyo ni ikintu kimwe mu bintu bishobora gutanga amafaranga mu bigendanye no kuba umuntu yavuga imivugo. Hanyuma abagira ibirori bitandukanye, haba mu masabukuru nyine uragenda ukaba wabwira umuntu ikikuri ku mutima nyine wabibwiwe. Yego, binyuze mu gihangano cy'umuvugo. Yantumye ngo nkubwire rwose. Yego. Cyane cyane hari ikintu umuntu aba adashoboye gukora ariko mugenzi we agishoboye. Bityo rero ngenda bishoboye kubabwirira abantu mu mivugo, ahubwo mujye muntumira. Yego, nanabaha nimero yanjye mukazajya mumamagara, mwanayisanga no kuri WhatsApp ni 078 7 87 16 50. Hanyuma ngira na Tigo rero. Tigo yanjye ni 07 23 28 32 5 ubundi mukampamagara ibirori tukaza tukabicyuza koko bikagenda neza. Murakoze. Ikintu cya mbere mba ngomba gukora no gushimira abantu baba bafashe umwanya wabo bakareba byo nkora, bakanshyigikira, bakantera inkunga mu buryo butandukanye. Ari abamfasha mu buryo bugaragara, ari abansengera, mbese muri rusange umuntu ugira icyo akora kugira ngo icyo nkora gitere imbere, ndamushimira cyane. Ikindi n'abatari bagira icyo bakora, ndabasabye mujye kuri YouTube channel yanjye mukande subscribe. Mfite subscribers bakeya, mukunshyigikira nyine bakazamuka, hanyuma mukareba umuvugo wanjye n'indirimo iraza. Ikindi mugasharinga, mugatera comment, bitagenze neza mukabimbwira my friend, kugira ngo ubutasi nzabisubire. Hanyuma namwe ndabashimiye nyine mwampaye no mwanya wo kugira ngo abakunzi banjye cyangwa se abagiye kuba abakunzi banjye bumva icyo mbateganyirije. Ni ukuri. Yego. Ndumva ntacyo twarenzaho, twasoza twagushimira nawe nyine ko wemeye kuza kuduha ikiganiro. Ubwo ibyiza biri imbere cyane rwose. Gahunda ni munyitege. Ni ntugasaze aho basezeraniye niho bahurira. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Time to show up.